Hi guys, I hope all of you say you are hooked with this story kuko njye maze igihe I'm going crazy kubera ino story. Uyu mugore ndibaza mumuzi umugore yitwa Onija yitwa Onaija niko bavuga Andrew from Pakistan. No, from New York ariko ngo ari muri Pakistan. So inkuru uyu mugore ukuntu byagenze, uyu mugore rero okay yagiye kuri social media ahura n'umutipe witwa Ahmad, maybe something like that, uwo muri Pakistan ufite imyaka 18 barahura akajya mu catfishing. Kamanze mbereke video y'ukuntu yavugaga ka nyine video yamwoherezaga amafoto something like that. Kamanze mbibereke. Okay, ndiza namaze kubireba. No, arangije bakora ubukwe online marriage niko mama mizima babyita bamaze gukora ubukwe. Arangije nyine aravuga ati so you are my husband now even though you are 19, I'm 32, 33, something like that. Nichaje kuba rero arangije MTP aramubwira ko si wowe waje kwandeba. Actually this happened muri October last year. Niho uyu mugore yagiye muri Pakistan. Ageze muri Pakistan Karachi niko murwa mukuru wa Pakistan bawit. Agezeyo haza aitari bagati who is this one who are you? Aramubwira hey, you don't know me, my name is Onaija, you're beautiful, why? Umunga aravuga ati sasa ati n'ubundi nta handi we are married, I need kubona green card, ndashaka muri America, this and this, come in, get in. Mama wachi mumura mama umuga kimona gati you guys joke too much. Hey, uyu mugore black woman most especially older than you who look good. Mama munga gahitabwira umwana arambwa ati mumubwiye ngahagare hanze gato. Mama yese afata umwana we imyaka 18 etafunga inzu bariruka baragiye bamusize aho gaho. Baze kumusika aho gaho arangije agenda ahita muri compound nyine ya iyi apartment nyine ajya muri parking nka parking lot cyangwa parking yayo atangira kugenda akayavuza induru I want my husband. Nje ntabwo nzava muri kino gihugu ntabonye my husband. This noneho abantu nyine amakuru atangira kugenda muri Pakistan. Hari umugore w'umunyamerika kazi umeze gutya na gutya waje nahangaha kureba sheri umugabo we rero umugabo yaramucitse. Noneho ngo wagiye abanyamakuru kumubaza n'amaze se urashaka kucyuri hano muri kino gihugu what's going on. Atamwanga ngo njewe naje yabanje kwanga kujya bivuga ngo nimba mushaka mu amafaranga ubundi ngire Pakistan nziza. Baganga ati no, tell us why you are here nyine kujya tubone ko tugufasha. Umugore akabyanganira ukageza aravuga ngo nazi nyine abitubwiza kuri I'm looking for my husband nawe ova mwana atisha umukobwa ati njewe muramumpereza ntamumpereza arasara nyine bibi kibazo. Noneho haba haje ngo nyine abanyamakuru batanya kujya baza kumubaza ibibazo ibintu nk'ibyo nyine abantu bo muri iyo ahantu babagaragwa si umuntu ne bamuvana hano kwako aduteje umutekano muke this and this nyine ibibazo. Noneho haba haje umugabo mu humanitarian witwa Mr. Chipa iba mwarabonye video ni umusaza yakambereke video. Yoza mwana mubonye ariko wa musaza we you talk too much this and this urashaka hiki ndekanje ikintu kinzanye mu mpeze miliyoni 100 I take care of Pakistan. Urumva nyine biba drama biba meme ibintu nk'ibyo. Mr. Chipa arangije abagabo nyine ngo Mr. Chipa nawe yaramukunze niko nabyo bishikini bavuga ngo Mr. Chipa uyu humanitarian uyu musaza nawe yaramukunze nyine kuko ngo arabizi neza ko babona green card to go to the US aramutse ashakanye.
none ikintu cyaje kuba rero inyuma uyu mugabo Chipa nyine baza kubona umuhungu we witwa Jeremiah ni umuhungu wa uyu mugore wuma muri Amerika aravuga ati my mom is sick afite bipolar this and this Mr. Chipa itamujyana hehe muri psychiatrist niko bavuga ya mu bitaro by'abasazi arangije yabaye hava bahita bamuhamagara ngo yacitse yagiye muri McDonald's kwirira uyu mugabo ahita amusanga yamusanze baravuga muhereza icyo ashaka cyose asaba ibyo ashaka bongera bamusubizayo amaze kongera kumusubizayo akihava yongera ko baramuhamagaye ngo ari yasubiye hahandi nyine bayaga muri parking lot niho yasubiye abantu nyine barahamagara uyu mugore this and this none bahita bahamagara polisi tangira kumufashe musubize nyine wabo murumva abamujyanye muri nyine ba polisi ramufata imujyana ku kibuga cy'indege abaracitse aragarutse aravuga ati ngewe ntabwo nzava mu cyo gihugu ngiye ndumya Pakistan kuva uyu munsi am Pakistani ntabwo nzahava abasaza rero batangira kujya nyine ngo baza kumutereta haza n'umusaza ngo ufite ikibazo cy'ijisho urumva aravuga ati ngewe mumpaye nawe umugabo mwiza afa kunjyana muri Amerika this and this arangije amuranga ati reka wapisha ntabwo nakwemera none haje kuzakara kandi ka video k'umuhungu ukiri mutoya w'umwana nyine ufite nk'imyaka nka 19-18 ariko amuhicyaye n'umuceri ngaranje ngo abantu bose nyine betosare abakunda ari abana like he love them young nyine nagakunda abantu bakuze ibintu nk'ibyo ngibyo urumva none yanze nyine gutaha ahantu yaje no kuza kuvuga ngo ukuntu ngo bamwibye ngo imitango ngo muri hotel ngararimo ngo bamwibye ngo wedding ring ngigura ngo $1,000 abantu bose baraseka barumirwa gati umusazi urumva no the update of today no is it today or yesterday yagiye kuri social media aravuga okay ngenda shaka ko mu matike ngataha urumva hava muri kino gihugu kuko nta mafaranga mfite uyu mugore baranje ni mama drama iyi story like I'm so hooked nize ko ngo mujye kumureba yitwa Onaija Andrew afite 33 ibyo sinabivuze ariko nyine umva she was so in love no amakintu cyantangaje nari amafoto yagaragaje ukuntu ngo yasaga ngo akiri ngo ari kandi mananje kunasa afite ukuntu yisiga agatiro hano kamwe agasiga foundation nyinshi hano agasiga ari black hano agasigara n'umuzogo warayaje kahise ujya gushaka no ngunanga mirebe I can't watch this alone